papa wanjye ni ikiraya ariko ntagomba nshaka nyine kumwigana cyane bankwiye gucisha make. umva rero nkubwire nkufite amakuru none hashyushye gira inkuru ukagira inkuru we. umva nawe ko aba batipe bazaga mu rugo ngo shanda babona wa undi w'igikara rero ngiye yarambwiye ngo aragushaka yewe data we yaranshaka umva mu byana we uriya mutipo siko mwibutse umutipo kewe kire kumumaye nkakwerekana mu hatakeya bikamurenga. umva ahubwo yari yambajije ngo muzabonana gute ananshaka se koko umva aragushaka byara shuwa yego data umva uneye bushagari ahantu yansanga se ubu ibyaba byiza siko namusanga muri ghetto nabyo nta kibazo oya ariko ibyiza nuko yanjyana mu kabari nkanarya nkana mukura nyine nabyo ntacyo bitwaye abantu batazambona ahubwo mva mubwira sheri nsigaye ndi komando muri urugo Jackie cyane icyo mvuze cyose ndabacanga bikabarenga ahubwo uzamuzane hano ni nabwo nzirekura nkamuhake amana zari kibebe kizi gutanga kuramenyura benyu zitonde nitonde kizi zitonde ujye ujya hejuru ubambwire pfa kuba warekura kashi arazifite nanjye keya ndazifite sunyizera umva muri iyi minsi umvuze ko ubuzima butuma umuntu afunguka mu mutwe umva nsigaye ncanye ku mazi umva kuraje ariko bahe tubwire no dusubira ibindi ubundi wa muzima cyangwa amaburo yarafungutse uzwari igihe uziriko tukagira ngo ni bisanzwe gurantangiye hari icyo mvuze cyangwa usigaye nyikunde oya nutagabanya uwo munwa wawe nzakurega kuri papa rebeje bundi arifashe yahuza amagambo yabwira sheri wanjye rero ndi mwongeye guhura umubwira yandi ubundi wa muzima ariko we na mama murandenganya bahina ndavuga ngo bahina ngira amagambo ngiye bahina mvugisha ukuri ubuzima muranyibutse wowe na mama murandembeje ubundi mushaka ko nzasazira aha ariko nawe urandenganya nawe wifata nabi uzi ukuntu afataga beti nabi umugiye agasuba umuntu nk'abandi nawe hamwe ubone ntukazane beta ahangaha ubundi uriya mukobwa yazanywe hano no kutubuza amahoro ubundi nkubaza ko tuvukana ukunda beti kundusha ushingiye kuki umva kandi aho beramo kandi mugiye gushaka n'umukozi w'Imana navuga ngo agiye kwirahurira amakara ngo ngiye bahina ngira amagambo kandi ubu nugeraho uzahita ubyibuha ube nka mama neza amahano yagira umunsi umva mbese nk'ibyo se bihuriye n'ibyo twari bidahura se papa ntiyambwiye ko asanye mama ngana n'umubo w'ingore wandi utera malariya yagira ngo akabyibuha akahita bamavuga we nubona uko unanutse uko nugeraho uzahita ubakomanda baye ushatse kuvuga ko ndi umubu icyo ngukundira mvuga rimwe ukumva kabiri nutanga abanyahubwo butiku bwawe nzabwira wa mugabo wawe kuri umubu kandi bahena sinzi icyo ubucakaho umva nusohoka kurambona ndaza kuguhamba Shakirere nagabeshya pe ubwiza yakumbwiyeho nasanze ari okay kabisa nashemye we ntugire ikibazo ubwiza amafaranga byose kwa David ntacyabuze birahari byaba ari byiza cyane nsanze ubwiza ufite n'umukofi harimo ubwiza burenze ubwo mbona n'ikofi burenze aho gukubitekereza rahira ngira icyo nkwereka sawa mbaza ngo ni igiki amatsikaranishe mbaza ngo ni igiki nyereka wowe nyereka urumva ari ngiki wow ATM card yanjye thank you Raymaye ndayiguhaye password yayo of course ko kwimbwira kugira ngo wemere iyi niyo kuri konti nafunguje vuba nkimara kumenya ubu Claire kimara kukumbwira password yayo rero ni imibare 5 hera nimero yawe Sheri thank you iyi ni yawe Betty ibi ni biki murimo biriki murimo cyo manzi cyo mbuni cya hehe papa waritse Betty ngewe we urwa hehe mbona ivumbi buri umuntu hanze taka mumbafu wewe papa waritse kose koko papa Betty uratinyuka iwanjye papa urabona ukuntu tsebereje imbere ya Sheri nta soni
urabona ukuntu nsebeje ahubwo imbere ya sheri buriya mba munaze hanze ntunzi mba munaze hanze ntuziho iki se ako papa ubundi nuwuhe muco nagira wo utamaye iyi minwa ujya nakwica papa ndakubaha ariko utazatuma nkubahuka uranyumva neza ese ubundi mbaye kwa nyirankotsa mbaye kwa kirere urangaruye hehehe ubundi uwo muco nawukuraye nawe ubwawe utiyubaha wirirwa wurira abagore hirya no hino papa urambabaje cyakoze shani jya kwishisha Betty nijya wakwangije ariko mana ariko sheri ubwo wazagaruye Sara koko uragira ngo azankubitisha ngo bitagira amazi ngo namutwariye umugabo ubwo utangiye kundira mu matwi ariko sheri ariko ubundi uziko nezi ko ibigoro binini nkamwe bigira ubwoba bingana gutyo kuba agiye navuga ko mutwara umugabo bigutwaye iki niko bigutwaye iki umva ntago uzamucyura yarijyanye uko yijyanye rero hazanigaruka ariko birazwi mu muco ko umugabo ajya gucyura umugore we ese wamuzana anya birazwi ubu se nimwe mufitiye cyeza nzizabihe yego nyine yampaye umwanya ariko ujye wibuka ko turi imfubyi kandi ntabwo mba nshaka kujya ko nagira uruhare mu cyababaza mukuru wanjye reka nkubwire rero nukomeza kuzana ibyo ngibyo ndamugukurikiza uranyumva neza sheri basi wirakara ntabwo nongera kubigarura ahubwo reka nzana ibiryo nyine ndabona amasaha yanagiye kare kose si uza ko wariho wahereye nticyakubwira ko nagira ngo nkumve njye se sinari nkeneye umugabo Salama. Ko wabuze se Ndahari. ariko ubundi mere yiyo ngo kwirukana Ekana na nyokomani akubona nyoko atari umusazi ntabwo siko yanyirukanye shishi itabona kanjyana kwa papa ngo nimuvire mu rugo ahubwo nyoko muzamujyane kwa muganga umva mujumuye kuri abana ni Babylon gusa ubugome bwe ni umunsi uhereye no kubana be ariko ngendaza kumwigaranzura maze gukura kabisa umva ibyo ntacyo bivuze ko nge yangiriye neza gute se ubu ndi kwa papa ndatsamura nakorora dadi akambaza mwana wanjye wayica agahita njyana kwa muganga kandi na rwa rugore rwe rwashatse kunzana ibintu byinshi umva dadi yararufukuje na murumuna w'umugore we nta kintu yazambwira anzanye ibintu byinshi umva no guhita muvunira kwivi ubu nta mikino nyigira aha ndumva utakigira ubwoba wigize rambo mu bisheke umva ngiye kireka nkungu papa agarutse gukorera inaha kuko ari byo mbona bidasobanutse neza mu rugo urabizi mama nta kazi kanijoro agira ariko aragenda kamara amajoro 3 adataha ubu icyo kintu aranyibutse ariko wari uzi ko nyoka ari ndayishaje ariko itimenya avudashaka kuntukira mama umva we impamvu uri kumuvugira nuko nta makuru mufiteho amakuru kise kandi umva damerutse kujya Gisenyi ndi kumwe na sheri wanjye tumeze neza sheri wawe sheri wanjye wawo ndi mama yakocoye rushye umvira Babylon rekana n'ubu uriya niba yarapfuye niba yaragiye hanze numbaze umusenzi na nimero nta nubwo igicamo aha iryo naryo ni ikosa kutamenya aho umukunzi wawe ari ubwo se arwaye cyangwa yarapfuye wabwirwa ni rekana n'abapfumani aha ngaho nyibwirira uri kugisenyi muri iyi minsi mfite sheri utikora da umutipe bogare w'amatuza w'urukara ufite inyinya witwa Lionel umva nirwo rugezwa no kwiteza abatipe b'inzobe no mwiza njyana ku mucanga ku mazi nkigerayo mbankubitanye na nyirankotsa ndaya ishaje inyecuru itimenya ndavuga nyoko ari kumwe n'umutipe yamufashe mu nda ari kumwigagaza amwita sheri ari kumwe n'umuhungu mama
ku Gisenyi Nyoko nyine. amwita sheri amwita sheri ndumiwe ko umva nasize ko ndi kukubeshya ahubwo ngeraho umutipe muto watereta Vanessa amurusha imyaka umutipe ufite amashereka mu maso umva yamwigagajeho akimbona mama wanyikaraga gushirinde kura nkubite kapeti avutangira kumwarwana imbere y'abagabo bayo nibyo se gusa umva mani twararutanze urabizi ko yanjuguniye imyenda ngo nimuvire mu rugo kumbe yafashe imyenda irimo n'ikanzu ya Vanessa nkigera kwa dadi nanjye ndayibona sinari kuyijugunya sinari kuyigarura iwanyu nanjye nyene twahuye nayikubisemo nayidunzemo umva nkeye ndi gucira amazi abarisajije ngo nkuriramo ikanzu ngo waranyibye ngo urakana kabi ngo nkuriramo imyenda mwana wanjye uzibogara ndi kumwe nayo ikintu yakoze yamuhaye notice eshatu imfura za banki umva mukecuru tuve hejuru zagura indi umva umutifangera mu ngosoro umva byari bishyushye ari mama ari uwo muhungu bose nta soni bagira ubwo so mutipa wayoboye ko iyo uri umukecuru urukimvi umva ndashaka kubwira ko nyoko yaramuje yakuyagaho ukuntu yabaye indaya y'inyecuru cyakora umva mufite ibibazo abana umva abo yabyaye mufite ibibazo none se be tugiye umva mani nari njye hano imbere nanjye kureba Claire inshuti ya Eric umva sawa ubwo nyine uze kunsuriza mu yomba tu umva boa mani turi kumwe sawa aho ko nsigaye mbona ko ndahundaga rwagabanutse bimeze bite urabizi ko ndi umukozi w'Imana gusa sinakubeshya ntibikubabaza ibiki se bimbabaza nasanze ibyo kubana nawe bitavamo iyo umuntu arambagiza umukobwa areba ku mico ya nyina wagera kuri mama wawe byo kumwita mabukwe numva bidashoboka ako ntukavuge gutyo hoshye umuntu utarize urifata ukagereranya umuntu n'undi byo byonyine urabizi ko n'Imana itaringanije imitima y'abantu ntawo mpuriye nawe mama ni mama nanjye ninjye ndagira ngo nkubwire ko na nyokuri hariya nawe ntashoboka atinyuke mama wawe azampagare hejuru y'amariyemo volume narangiza nasore mu mvura anjugunye hanze ubundi ndahiza ntinuke mubwire ngo ni mabo cyo kwana nawe ntibishoboka sheri ntiwakambwiye gutyo nagukunze ukuri nta kazi nta bushobozi na bucyo unyeretse noneho nyanze kubera ibintu bidafashije ndabyumva ariko nyokuri hariya noneho wagera kuri rwa rusaza rwawe rwo rw'ururara narumiwe kabisa rekana n'abantu nibo se bazaza kutwubakira gusa wibuke ko ngukunda wifata umwanya wo kumbabaza ufite umuryango mubi ntukwiye gushakwamo urakoze ariko mwana wanjye bahena akubundi agira kakunde buryo hari imyitwarire ufite imyitwarire mibi iri kumbabaza bahena ushobora kwisubiraho akwirido nayo ntabwo se we mama ujya wibuka ko ushaje ufite umugabo n'abana cyangwa undi mwana we ninde yakubwiye ngo nyibutse cyangwa ego mwana wabuze se ubuze ngo ikibahena urabinyibutse urambwira ko niyibagiye wanjijiwe kandi nzakuca warwana we uzayica urabinaniwe se cyangwa no kuzikuza witkoze mu nda ego mwana wabuze se umukobwa ariko bahena mu ndu uvuga urahaze warwana we kandi nzaguturitse uzanturitse wowe ahubwo witonde kuko urabizi ko mfite amakuru yagucisha umutwe nureba nabi uzantanga guturika ngo ikibahena iki ndekura reka mbe nkwihorera oya uretse kugenda mwana we nyine umva mwana we mbwira reka tubyose se kuzanyica oya ntago nakwica se nakwicira umuhungu ufite ayo makuru mwana we ngaho nyine mbwira ndagukorera akantu keza bahena oya reka mbe nkuretse mbe nigendeye uvuze ko uzanyica gusa uzanyica hakiri kare kugira ntazabisohora cyangwa se uzabireke bisohore